benshi usanga bakoresha YouTube ariko batazi uburyo ikora cyangwa uburyo bazamura abasubscribers babo bakabasha nabo kujya ku mafaranga ya YouTube. Uyu munsi tugiye kurebaho iyo bita VDQ. Ese VDQ ni iki? Ese ikora ute? Iyi ni app ushobora gushyira muri telefone yawe ikoreshwa n'abantu benshi. Okay, twatangire now. Niba uri mushyana gusabye kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu ntibizajye bigucika. VDQ nando uzajya now. Niba uri mushyana gusabye kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu ntibizajye bigucika. VDQ nando uzajya kuri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone yawe ukoresha, maze wandikemo ati yeze gatoya, ujye muri research wandikemo VDQ gutya. Iyi ngiyi iri hano ya mbere, ifungure. Nurangiza icyo uzakora uzayistara muri telefone yawe niba nayo usanzwe ufite. Niba ukoresha YouTube udafite ino app, nkubwire ko ntacyo uzi cyangwa wacikanywe cyangwa watanga, kuko ino VDQ ikoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nurangiza icyo uzakora uzayistara, numara kuyistara maze wifungure. Nyesazwe nyifite reka nyifungure. Uzahita uhingukira ahantu hameze gutya. Ese ni gute uzinjira muri VDQ? Ese ni gute wazamura abasubscribers bawe ndetse na za views zawe mu gihe gitoya? Ndagusabye niba uri mushya kandi subscribe kugira ngo dukomeze isomo ry'uno munsi. Uzakananditse Google hari ahambere, utegereze gatoya. Uzahita bagusaba no gushyiramo email ufite. Niba ufite email nyinshi zitandukanye, uzahitamo ya email iriho YouTube channel ushaka guhuza n'ina application. Mwibutse ko ari original, nabahaka bakuryo bakwibira YouTube yawe, ntuzagire ikibazo. Uzazwande kuri channel ushaka kubihuza, urangiza utegereze. Rero twebwe tugiye gushaka iby'ubuntu. Hari gishobora kwishyura, hari n'iby'ubuntu. Njye nabwiye ko nzabagezaho ibintu byinshi bitandukanye by'ubuntu. Urangiza uzakura kano kantu, hano uzanahita uhingukira ahantu hameze gutya. Guys, uzakanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubwo no kuvuga ngo iyo wamaze uploadinga ya video yawe kuri YouTube channel yawe, umaze gufungura no hantu, nongeye kwereka ukuntu ushobora kuzamura abasubscribers bawe cyangwa za views zawe. Hari abantu benshi bagiye bita kuri tags cyangwa ama hashtag agiye atandukanye, cyangwa mumenye tags ukwiye gukoresha. Sinzi mu kuzikoresha igihe ki, ese nihe title nkwiye kwita video nashyize kuri YouTube? Ko title wita video yawe niyo kuzamura views cyangwa nituma ubona za views wifuza kubona, cyangwa utuma ya video yawe irabasha kuza kurebwa, cyangwa YouTube channel cyangwa YouTube iraza kuyipushinga kugira ngo igere ku bantu benshi. Urabona ko mwenda twashyizeho iyi video yacu duhingukiye bwa mbere, tuzayikanda gutya hano kuri scroll gutya, tuzayikandaho gutya rifunguke. Nimara gufunga tuzareba ese ni iyihe title bo badutaginga. Urabona ko batubwira dukoreshe ubuntu The Free Car Revolution. Gusa ushobora kuyihindura title yawe cyangwa ntuyihindure. Gusa ushaka wabikora cyangwa ntubikore. Gusa ngiye icyo nshaka, uzaza ukande aha kuri detail uzahinguka hano bazagutaginga nuzagiye atandukanye amashita ukwiye gukoresha kugira ngo abantu baze kureba ibintu byawe. Uzayakanda bitewe no kubona ari hejuru.
turi hamwe dukomeye twese dushimiye umwaka mushya uraje ibyishimo ni byose uri mu rugendo umwaka mushya uraje turi mu byishimo umwaka mushya imigisha iraje duseka twese nubwo numara gushyira amatagisi bagenda bagutaginga uzakomeza kuri video zawe zose ugenda ubikora gutyo. Urabona ko iyo uhingukiye bwa mbere wa mbere takora satellite ifite ya trendinga cyangwa yakura abantu bingana ute nka title cyangwa thumbnail. umwaka mushya uratuboneye amahoro aturuka mu mitima abariyo turanga tuzirikane n'abatara tubifuriza ibyiza n'ibitekerezo byiza bizaza tubake igihugu cyacu turi mu rukundo dufatanye urunana umwaka mushya uzaba mwiza turi mu byishimo umwaka mushya imigisha iraje duseka twese turi mu byishimo n'umunezero. Ubwo rero icyo uzakora uzakomeza ubikore kuri video zawe zose uzende uzishyira amatags ko amatags niyo kintu cya mbere kigenda gikurura abantu. Rero noca niyo ugiye no kuri app bigeze igenda ikwereka igwana IDC za video wagenda ukora cyangwa zigutrendinga cyane ukagenda nawe uzitaho cyangwa ureba ko nawe wazikoresha ukabasha kuzamura abasubscribers bawe bakabasha kugera kure. Hari n'ukuntu ushobora gusacinga ugakwereka amatags gutrendinga cyane mushandi cyangwa yandi ari high. Guys, ndavuga ko ibi bintu bikora cyane kandi bizamura abasubscribers benshi ko bikoresha abantu benshi bagiye batandukanye. Hari aho ujyamo ukiha intego y'ibyo uzajya ukora ndetse ukavuga ati ye kwenda no mezi nzagera kuri iki bagenda baguha amasomo agiye atandukanye nk'ujyana ko Creative YouTube channel art ushobora kandi no kugenda ukora ibizamini bagenda bakwereka ariko nabyo byari bigufungura mu mutwe watsindwa gukosora gutyo channel yawe ukabasha kuzamuka kandi vuba cyane. Ndagushimiye twabanye niba hari ikibazo wagize kuri bino nyandikira muri comment ubundi nzagufasha ubutaha. Bye.